Hello, turagarutse. This is the Gospel Circle nk'ibisanzwe. Nge tuvugana ni Henry, turamenyeranye. Iyi ni ya segment yacu aho tuvuga indirimbo 5 nziza za gospel ziba zarasohotse mu cyumweru kitambutse. Ndagira ngo wowe bana natwe umunsi ku munsi ngushimire. Indirimbo ya gatanu nayigize indirimbo ni indirimbo tuzi kuva kera ariko yari itarasohoka video yayo yaraje. Ni video nziza n'abaririmbyi baririmbye neza. Ni indirimbo yitwa Ibuka ya Orion Singers. Orion Singers ni itsinda ry'abaririmbyi babarizwa mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ibuka ni indirimbo yakozwe kuri album yabo ya mbere niba nibuka neza cyangwa se ya kabiri, ariko ni indirimbo nziza twakunze. Imana ibamushye ko bongeye bakayikora tukayibona. Indirimbo ya kane ni indirimbo yitwa Kwiriba ya Holy City Singers. Holy City Singers ni korali y'Ikarongi, bakoze indirimbo nziza ari mu bwoko bwa live, basaga neza, bari bishimye, ndetse message batangaga mu ndirimbo ni message ivuga ko ni inkuru ya Yesu ahura n'umugore w'umusamariyakazi bahurira ku iriba, Yesu amusaba ku mazi yo kunywa. Ni indirimbo iryoshye nayo icuranze neza, n'abaririmbyi baririmbye neza. Iyi ndirimbo uyishaka uyishyire ku rutonde rw'indirimbo uzumva iki cyumweru. Indirimbo ya gatatu ni indirimbo nziza, ni indirimbo ya korali Shiloh Choir, ni korali yo muri ADPR. Ni indirimbo nziza nakubwira ngo nziza, umuntu yayilidinze neza cyane, akora ama techniques aryoshye, ayakora aho bikenewe, ayakora neza, and injyana yayo groove ifite n'abasoprano kuntu baririmbye yenso ya choir. Iyi ndirimbo ukeneye kwishaka ukayumva. Ni indirimbo yitwa Abera bo mwisi ya Shiloh Choir. Imana ibaho umugisha. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo ya Adrien Misigaro yitwa Yari wowe. Idea numvishe nuko yari gutangara avuga ati se burya ni wewe wangiriraga neza gutya, ni wewe wacaga inzira igihe byaga byanze, ni wewe wakoraga ibi n'ibi byananiranye. So Adrien turamuzi, aririmba neza, afite ijwi ryiza. Indirimbo ni nziza, wayikunda nayo icyumweru ukayongera ku rutonde rw'indirimbo wumva umunsi ku munsi niba ukunda indirimbo zo kuramya Imana. Tugeze kuri bonus track. Ni indirimbo iba yashoboraga kuza ku rutonde rw'indirimbo 5 zakunzwe ariko ntibikunde, ikabira aho hafi. Hari abambwiye ngo tugire urutonde rw'indirimbo 10, ariko urutonde rw'indirimbo 10 tuzajya turukora ari ngaruka kwezi, turebe indirimbo 10 zakunzwe muri uko kwezi nziza za gospel. So ubu ngubu tuzajya dukora 5 buri cyumweru. Nubwo haba hasohotse indirimbo nyinshi, amakwayas ni menshi, indirimbo ni nyinshi, gutoranyamo indirimbo 5 nziza ntiba byoroshye. Turabashimira ko muduha ibitekerezo, abatwandikiye bakatubwira ati yaba nziza kurusha iyi. Mwese mukomeze musharinga ibitekerezo, turabashimiye cyane. Bonus track yacu ya kino cyumweru ni indirimbo yitwa Imyaka Ibihumbi. Ni indirimbo ya Shelter Singers. Ni indirimbo nziza, bari bambaye neza, video yayo irasa neza, bayikoreye ahantu heza. So wayishaka ukayongera kuri playlist yawe nayo ikakuryohera. Tugeze ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere ni indirimbo ya Healing Worship Ministry. Ni indirimbo basohoye indibazo cyumweru, barasohoyemo indirimbo 2 zikurikiranye, ariko ngewe na prefer iyi ngiyi yitwa Ibiriho Ubu. Ni indirimbo dusanzwe tuzi n'abantu benshi bakunda gukoresha, ariko bakoze version ya Flowzouk nziza, bayikora neza, amajwi yabo araryoshye kuyumva muri injyana. Ikindi bari bambaye neza as usual, bazi kwambara, tubibazeho cyane. Ni indirimbo bakoze neza, nayo icyumweru wayishyira ku rutonde rw'indirimbo wumva zihimbaza Imana, ikaba yagufasha, igatuma icyumweru cyawe kigenda neza kurusha. Izi zari indirimbo 5 rero twarebeye hamwe muri cyumweru gitambutse zasohotse za gospel ushobora kumva. Nawe wadusangiza indirimbo 5 nziza wumva zagufashije muri cyumweru, zikaba zagira n'undi zifasha. Twandikira hasi muri comment nimba hari igitekerezo
dufite page zacu za Instagram na TikTok ni The Gospel Circle, watwandikira, waduha ibitekerezo, wadutera inkunga mu buryo butandukanye. Turakomeza kandi gushimira abantu bakomeje kudutera inkunga mu buryo butandukanye. Imana ibahe umugisha abakomeje kutwandikira ibitekerezo byanyu, ni ukuri biradufasha kandi biratwubaka. Turashima kandi abantu bakomeje gukora follow kuri page zacu, abakora subscribe. Nawe niba utarayikora please kora subscribe nonaha ukomeze kubona ibiganiro byacu byiza. Iyi ni segment imwe ivuga kuri top 5 za gospel ziba zarasohotse mu cyumweru. Hari n'indi segment ebyiri dufite zigiye kuza. Imwe yo twatangiye no kwinonshinga ni segment yitwa Behind the Calling, aho tuzajya tuganira n'aba artiste bakatubwira ese babayeho gute, cyangwa se nyuma yo guhamagarwa kwabo bimeze gute, byagenze gute, batarakizwa se. Izo zose ni inkuru ukeneye kumva. Segment ya gatatu izaba yitwa The Gospel Corner, nayo murarikiye kuzayikurikirana, iraryoshye. Akoko kangagire akabanga soon nayo turayitangira. Please mukomeze kubana natwe turari ku bwanyu.